Muraho neza twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Murakaza neza kuri channel yacu aho tugiye gukomeza tuganira ku gitabo maze iminsi isohoye uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda mu mwaka w'1994. Nongeye kubaha ikaze. Dukomeze rero tureba ibikubiye muri chapitre ya 9, ya 10 n'iya 11. Nkuko mubyibuka ubushize twarebye hamwe ibikubiye muri chapitre ya mbere kugeza ku ya 4, twongera kuva ku ya 5 kugeza ku ya 8. Ubu uyu munsi ngiye kubanyuramo muri make ibi muri chapitre ya 9, ya 10 n'iya 11. Reka dutangire. Muri chapitre ya 9 tugiye kurebera hamwe uko intera hamwe n'impuzamugambi byashinzwe. Turebe igihe intera hamwe zashingiwe n'icyo zari zigamije, tubirebe hamwe, tubinonosore, tubisesengure, tubyumve neza kugira ngo tumenye icyatumye zikora ibyo zakoze. Kandi turarebera hamwe uko abatutsi bari mu gihugu imbere bari bafashwe bunyago, nuko abahutu b'imitima myiza bagize amakenga, mbese bikabatera kwibaza impamvu abatutsi mu gihugu imbere bahuraga n'ibibazo. Turongera turebe kandi uko ikinyamakuru Kangura cyahamagariraga abahutu b'intagondwa kumara abatutsi. Byari ukubera iki? Ikinyamakuru nka kiriya kikandika ibintu nka biriya byaterwaga n'iki? Imbaraga iki kinyamakuru Kangura cyazibanaga hehe? Turebe kandi indirimbo za Bikini Simone n'amagambo mbwirwaruhame yari wo mu Gesera guhamagarira abahutu kwica abatutsi, ingaruka byaragize mu kibazo cyabaye mu Rwanda mu 1994. Turakomeza turebere hamwe uko radio RTM ibiganiro yagendaga icishaho hamwe n'impuzamugambi Sederi propaganda byakwizaga kugira ngo bihimure ku batutsi. Turarebera hamwe kandi uko radio RTM yumvikanaga ikwirakwiza propaganda zo kurwanya abatutsi no kubahiga aho bari hose, hamwe n'intera hamwe n'impuzamugambi Sederi. Izo propaganda bazikwizaga bakoresha RTM gute? Ibyo nabyo turaberera hamwe. Twongere turebe uko intambara rurangiza 90 yari imeze n'igihe cy'amasezerano ya Arusha n'ibyashobora kuyavamo, mbese uko byari bimeze. Dukomeze muri chapitre ya 10 turebe uko amasezerano ya Arusha y'amahoro yari ameze. Tuyarebere hamwe uko yatangiye, uko yatekerejwe, mbese n'imbogamizi yari afite. Turebere hamwe mbese iyo akurikizwa cyangwa bikagenda uko byagenze cyangwa mu buryo bw'umucyo uko byari kugenda. Noneho turebere hamwe icyo abantu batekerezaga cyashobora kurangiza intambara hagati y'abahutu n'abatutsi. Ese ni iki? Intambara hagati y'abahutu n'abatutsi yari kurangira ite? Mu buryo bw'ubwumvikane byari gukorwa gute? Dukomeze turebe intege nke z'ubutegetsi bw'abahutu nuko hajemo amacakubiri muri aya mashyaka yari amaze kwemezwa, ari byo byabyaye bya Hutu Power. Tubirebe iryo cikamo ry'ibice byatewe n'iki n'ingaruka byagize mu kibazo cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Turareba kandi uko impunzi z'abatutsi zari hanze uko zabyifashemo, uko abatutsi bari mu gihugu imbere uko bagize abavictime, kandi turebe noneho nuko abahutu bari mu gihugu imbere batabonaga uko ibintu intagorwa zayibonaga, uko nabo bagizwe ibitambo. Tubirebe turebe ko intera hamwe imyitozo yazo zayikajije n'icyari kibyihishe inyuma, kuki bakajije imyitozo. Turebe n'icyabiteye. Twongere turebe ese amasezerano y'amahoro ya Arusha yari ayanyirarureshywa
ese yaje gusinywa gute, mbese byari bigamije iki? Ibyo nabyo turabirebera hamwe. Iyicwa rya Habyarimana nk'intandaro yabaye yo kwica abatutsi, ese niyo yabaye intandaro, byari byarapanzwe, byari byarateguwe? Ibyo tubirebera hamwe, mbese uko Habyarimana yishwe bigahita bibamo kwica abatutsi. Ese ni ukubera iki Habyarimana yagomba kuvaho ku ngufu? Byatewe n'iki kugira ngo aveho ku ngufu yishwe? Ikinyamakuru Kangura nihe cyavanye amakuru y'uko Habyarimana ashobora kwicwa? Ibyo bihuha cyangwa se niba yari amakuru ya nyayo ko byabaye koko? Ikinyamakuru Kangura aya makuru cyavanaga he? Ibyo nabyo turabirebera hamwe. Twongere turebe, ese ko amasezerano ya Arusha yari yarasinywe ku itariki ya 4 Kanama mu 1993, niki cyari cyasubije Habyarimana Arusha ku itariki ya 6 z'ukwa 4 muri 1994, tuzi neza ko amasezerano yari yarasinywe? Ese byagenze gute kugira ngo asubireyo, niba kuko amasezerano yari yaramaze gusinywa, yari yasubiyeyo gukora iki? Ibyo nabyo turabirebera hamwe. Twongere turebe ibyo icwa ry'abahutu mu 1990 mu ntambara byagenze gute? Ibikunda kuvugwa n'abantu ko abahutu bishwe mu 1990 mu gihe cy'intambara. Ibyo byose turabirebera hamwe uko byagenze. Ibyo rikaba ari biri muri chapitre ya 10. Tugere no kureba ibiri muri chapitre ya 11. Turebe itegurwa rya jenoside. Ninde wica undi? Iyo habyo tuvuga jenoside yateguwe cyangwa se itegurwa rya jenoside, tuba tuvuga ko hari umwe wica undi. Ninde wica undi? Turebe ku ruhande rw'abahutu, turebe ku ruhande rw'abatutsi. Twongere turebe abahutu bari modere n'abatutsi bari modere ku mpande zombi, yaba abahutu cyangwa abatutsi bashakaga ko ibintu birangira mu mahoro. Byari bimaze gute? Turebe ubwicanyi bwabaye, abantu bishe bagenzi babo, cyangwa se abatunze agatoki, cyangwa se uko abatutsi bagizwe les victimes. Twongere turebe uko ubwicanyi bw'abatutsi bwakwirakwijwe bugahita bwirukanka, bugahita busakara hose mu gihe gito. Byagenze gute? Twongere turebe, ese amaliste yakorwaga yo kwica abatutsi yakorwaga ate? Yakorwaga n'abande? Byagendaga gute? Ibyo byose nibyo turebera hamwe. Dukomeze turebe, ese kudahanwa kw'abahutu byaba byaragize ingaruka mu kubona ko bashobora kwica abatutsi ko bishakiye? Ese kudahana abantu ku gihe kirekire mu myaka za 50, 60, 70, 80 bishobora kuba byaragize izi ngaruka, ubwo abahutu bumvaga ko bashobora kwica abatutsi bose bakabamaraho? Kudahana mbese n'igihe cyose byaba bitabaho bigira izi ngaruka mu gihe kizaza. Tukabireba muri ikibazo cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 byagize izi ngaruka. Twongere turebe, ese abicaga abantu, interahamwe y'impuzamugambi n'abandi bose bafashaga bumvaga bameze gute? Inyota y'amaraso babaga bafite, sanse yabo, imyumvire yabo ya gatandatu, sense yabo ya gatandatu yababwiraga iki? Umutima nama wabo wababwiraga iki? Ese nta muntu na gake kari kababosemo, nta muntu bari barimo? Iyo bicaga abantu bafite inyota y'amaraso bumvaga bameze gute? Ibyo nabyo nibyo turebera hamwe, tukagerageza kureba kuko iyo umuntu akora ibintu bidakoreka uko aba yumva ameze muri we. Ibyo ni ibintu twareba twifashishije science, nabyo turabyinjiramo turebe uko babaga bameze na motif babaga bafite. Muri make nibyo turi burebe. Dukomeze noneho turebe uko umutima nama wa muntu
wakagombye kuba utekereza mu gihe umubiri ushuka umuntu kugira ngo agirire mugenzi we nabi. Muri kiriya gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 byanze bikunze harimo abantu bagize umutima nama, noneho aho ngaho bitanganyije na Sekibi wari ugamije kwica no kugira abantu imfubyi n'abapfakazi. Abo bantu bagize umutima nama, kuki bamwe babishoboye abandi babishobore, aho ngaho niho haziramo rero ingufu z'Imana n'ubumuntu nk'uko turi birebe nanone. Chapitre turayirangiza tureba ingaruka abantu bakuye muri buriya bwicanyi bwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ingaruka zabayeho nuko abantu babitekereza. Ese byaba ari byo bituma abantu bagoreka ibintu uko byagenze bakabivuga uko bashatse kubera ingaruka batabonaga mu gihe babikoraga. Iyo ukora ibintu ntubona ingaruka bishobora kuviramo, ariko se iyo wamaze kubikora ukaba utagifite ingufu zo komeza kubikora cyangwa ukomeze ugume aho wari uri mu birindiro wari urimo uvuga uti okay ndabikora uko nishakiye nta gishobora kumbaho, nyuma yabyo iyo utagifite ubwo bushobozi, ese ingaruka bivuyemo urazirengera? Ni gute utekereza, ni gute umeze? Ese uburegere tukavuga uti iyo ntabikora, cyangwa se uvuga uti wakongera akambara none nkabikora nabirangiza. Aha rero no turi burebere ko nk'abantu ibyo dukora byose tugomba kubikora tuvuga tuti okay turabyiyemeje, tuzi ibyo ari byo, turabisobanukiwe, turabyumva neza, hato bitavamo ibintu bikurura ingaruka umuntu agatangira kwibaza ati se iyo ntabikora. Cyane cyane turebeye mu kibazo cy'interahamwe n'impuzamugambi n'abantu bose bijenetse mu bwicanyi bwa jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ubu ngubu batekereza gute, bameze gute, imiryango yabo bimeze gute, mbese iryo pfunwe bashobora kuba barateye n'imiryango yabo bizarangira gute, bizava ku bantu gute, kugira ngo abantu bakomeze nabo biyumvemo ko ari abanyarwanda, cyane cyane abategejanitse mu bwicanyi. Umuti wabyo waba uwe wo kugira ngo ibikomere bateye bene wabo birangire, abanyarwanda bongere biyumve neza, maze basenyere umugozi umwe, u Rwanda rwongere rubeho mu mahoro y'Imana nk'uko Imana irubwifuriza. Ibi rero akaba ari iri muri chapitre ya 9 n'iya 10 n'iya 11. Tukaba dusigaje amachapitre 3 kugira ngo twinjire mu gitabo nyirizina. Nkaba mbashishikariza gukomeza kubisangiza bagenzi banyu, like, share and subscribe, maze ubisangize bagenzi bawe, tumenye koko ibyabaye mu Rwanda mu 1994 ubwo abahutu b'intagondwa bumvaga ko bashobora kwica abatutsi bose bakamara mu gihugu, ariko bikaba bitarashobotse kubera ko burya icyo Imana itashyizeho umukono ntabwo gishobora gusohoza uko umuntu yabyiyumviriye cyangwa yabitekereje. Nkaba rero mbashimiye nanone gukomeza kuza kumva ibyabaye mu Rwanda mu 1994, mukomeze mu bisangiza urubyiruko, mukangurira urubyiruko, kandi ntibizongere ukundi uko dukunda kubivuga. Kugira ngo bitazongera rero nuko tugomba kubimenya, tukamenya ingaruka zirimo, tukamenya tuti okay umuntu n'umuntu, twese turiremwe umuntu twararemwe, tuva amaraso amwe, ducishije make tukumvikana, tukareba aho ibintu byazambye bikaba byazahurwa. Numva ngewe ari umusanzu nabaha kugira ngo hato urubyiruko nanone rutazongera kugwa mu mutego nk'uwo ab'94 baguyemo, bakirara mu bantu bazi ko bazahorana ingufu cyangwa ubushobozi bwo kwica uko bashatse igihe cyose anyhow, ariko burya nta kitagira iherezo. Niyo mpamvu rero tugomba gushyira Imana imbere, tukareba icyo Imana itubwira, gukundana, kubahana, kumvikana, inzika zikajya hasi, urwango rukajya hasi, urukundo ahubwo akarugo rutwimika, dushamikiye ku ijambo ry'Imana, turisoma, turisobanukirwa, maze tugakora umuryango nyarwanda uzira amakemwa kandi wuje urukundo. Kuko nibaza neza ko iyo ugiye hanze ukavuga uti Rwanda Rwanda Rwanda, abantu bose bahita bumva jenoside,
ubu rero akaba ari ahacu nk'iyi generasiyo kugira ngo duhindure amateka. Nituvuga Rwanda wumve cya gihugu kirimo abantu bakundana, bakunda Imana, Imana yahaye byose, cyane cyane urukundo n'igihugu cyiza. Tugakomeza gusakaza n'urukundo mu bandi, kuko dufite ibyo twigiraho gukundana, ibyatubayeho byakomye kutwigisha gukundana kugira ngo tuzabisangize n'abandi, kuko tuzi neza ibyatubayeho, tubirenge, turenga amoko, maze dusenyere umugozi umwe, tube bene Kanyarwanda ka Gihanga wahanze u Rwanda igihe cyose u Rwanda ruhorana amahoro n'umunezero. Tuve mu matiku, mu mashyari n'ibindi byose bitandukanye abantu, maze dukunde Imana, dusukure imitima yacu, twakire umwami Yesu aba ari we turengera, atuyobore, maze ubwami bwe buze, duture, dutunge, dutunganirwe kuba umwana w'Imana watumena amaraso kugira ngo tubeho, Yeshua HaMashiach benshi bazi nka Jesus Christ. Amen. Abashimiye rero, nakagaruka ubutaha tuzareba chapitre ya 12, ya 13 n'iya 14, ubundi dutangire twinjire mu gitabo nyirizina, aho nzagenda mbasobanurira ibikuye mu gitabo mu buryo bwose, yaba uburyo bwo kwifashisha kubaganiriza nka gutya, cyangwa se kwifashisha amashusho, cyangwa kwifashisha ikibaho nsobanura, ngenda nshushanya uko ibintu bimeze nuko byagenze. Nkaba rero nongeye kubashimira, batura Imana, Imana ibarinde, kandi abakijijwe mukomere ku gakiza kanyu, abatarakizwa namwe time is now. Iki ni igihe nyacyo cyo gukizwa, ngira ngo bene amaso barareba, murerekwa, afite amatwi murumva. Igihe rero impanda yatangiye kuvuga njya kuvuga, ntibizabe ari kera byatinze, ahubwo uzabe warabashije kubona agakiza kawe mu gihe nyacyo bikwiriye nk'iki. Act now, shaka agakiza kawe, urengere ubugingo bwawe, ahasigaye Imana ibarinde, ibahe umugisha. Nakagaruka Jerome Muhirwa, nkaba mbifuje amahoro y'Imana n'imigisha bituruka ku Mana. Mukomere, murakarama.